Muri Mugamba Coffee twabazanye imashini za original mvaburayi zigezweho zitunganya ikawa zije zerekejwe na accessoires zazo nka coffee grinder, blender n'ibindi byose bikenerwa mu gutunganya ikawa, kandi ku giciro utasanga handi. Wafite igitekerezo cyo gufungura coffee shop ari ukaba nta bikoresho ufite bihagije, humura ntugire impungenge rwose. Mugamba Coffee ducuruza kandi tunakodesha imashini zikora ikawa. Twabashyiraho kandi uburyo bwo kwishyura mu byiciro, ushobora kandi kwishyura gake gake. Dufasha kandi afite iminsi mikuru n'ibirori gukodesha imashini zikora ikawa. Muri Mugamba Coffee kandi ikawa turitunganya coffee grading, tukayikaranga coffee roasting, tukayibageza ifite umwimerere wayo n'uburyohe buhebuje. Ukunda ikawa, cappuccino, cafe latte, espresso dusanye ku Muhima ahazwe no kuri Yamaha iruhande rwa station Merezi. Turaguha ikawa yo kunywa ndetse no gutahana kandi ku giciro cyiza utasanga handi. Murakaza neza muri Mugamba Coffee. Jamaica hari ishuri yitwa Anchovy, ni ishuri ryari ryarahagaritse kwigisha amasomo yaryo y'ingenzi kubera ibyumba bitandatu bigiragamo byasenyutse. Ubu ingabo z'u Rwanda zararisanye ku buryo rishobora guhangana n'ibiza n'imihindagurikire y'ibihe. Mugenzi wacu Theogene Twibanire ari Jamaica, reka tubwire ibindi. Anchovy High School ni ishuri rinini ry'abanyeshuri basaga 1700, riherereye mu karere ka St James, kamwe mu twashigishwa cyane n'inkubi y'umuyaga yiswe Melissa. Iri shuri rimwe mu yakomeye muri kano gace k'amajyaruguru y'uburengerazuba, ahabuze gatongo rifunga imiryango burundu ubwo iyo nkubi y'umuyaga yasakamburaga byinshi mu byumba byaryo, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi waryo Dr. Raven Stewart. What happened now? It would mean then that byabaye abantu bose bari iwabo batashye. Hano hari gusa ab'inzego z'umutekano, abo bakoze ibyo bashoboye, ariko n'ubundi mu gitondo cyakurikiyeho hari hakiri ibisigazwa, imyuzure n'ibindi bintu byose byazanywe n'umuyaga. Ntawashoboraga kuza kwiga cyangwa se kwigisha. Byari byangiritse cyane, yewe nanjye nagombaga kujya kureba umuryango wanjye, mbese nta buryo bwo kuhaza bwari buhari cyangwa se icyo kuhakora. But even a person that would have been as close as just up in the town would not have been able to come here either, because we had a lot of fallen trees and all of those things. Icyakurikiyeho ni ugushinga amahema hakimukiramo bamwe mu bigaga muri ibyo byumba byasenyutse, abandi bakiyambaza ahandi hose hashoboka no mu bigo by'amashuri baturanye. Icyari gihangayikishije cyane hano ni icyumba kigirwagamo ikoranabuhanga computer lab, kuko kikimara kwangirika abo banyeshuri bose babarirwa mu 700 bahise bahagarika kwiga ikoranabuhanga burundu. Kano Moses Kayigamba n'itsinda ayoboye ry'ingabo z'u Rwanda za engineering contingent ziri mu bikorwa by'ubutabazi muri Jamaica bageze aha kuri ishuri. Igisenge cyose cyari cyaragiye. Kubaho neza no kuba ahantu heza, hasa neza, ukaryama ahantu heza hashimishije, kandi byose ku giciro kiri hasi. Karemera Woodworks barabigufashamo. Bafite ibitanda byiza bigezweho bikozwe mu mbaho zikomeye kandi nziza, intebe zibereye ijisho, utubati tw'amoko yose tugezweho, bawukorera kandi ameza yo kuriraho, bawukorera kandi imitako y'amoko atandukanye mu mbaho z'ubwoko bwose, byose ku giciro cyiza. Aba rero bagira umwihariko udasanzwe yuko uzana ibikoresho byawe bishaje bahaguhinduramo ibishya ku giciro cyiza. Bagufasha kandi gutwara ibyo waguze bikageraho ari hose mu gihugu ku buntu. Wabasanga mu karere ka Nyagatare mu Gakiriro ka Karangazi. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 kandi wifuza kumenya ibidasanzwe ku giti, gutera ibiti, akamaro k'igiti, byose ni muri Karemera Woodworks ugasobanukirwa. Ntibikiri ngombwa kutumiza ibicuruzwa hanze za Malaysia, Turkiya. Kutugurira no guteza imbere iby'iwacu, tugakunda iby'iwacu, made in Rwanda. Ikazi wacu ibyishimo mu muryango. Aya mashuri yuzuyemo amazi, amashanyarazi atarimo, izi computer zose zitarimo, hadakora na busa. So dutangira isana ry'iri shuri ry'ibyumba bitandatu, harimo iyi computer lab, harimo na archive y'ishuri ryose. Turasana, dutera irangi, turasudira. Inyuma hariya, inyuma yaryo hari haracitse mu by'ukuri, turahasudira hasubira bushya. Ubu
ishuri ryaratangiye rirakora nk'uko mureba abanyeshuri barimo bariga kandi barishimye bashimye ubwo bufatanye ariko nubwo izo mbaraga za RDF zatumye ishuri rigaruka rigakora. Abana ubu bari kwigira muri ibi byumba. Abanyeshuri, abarezi, abayobozi batandukanye muri iri shuri bakomeye ingabo z'u Rwanda amashyi ubwo umuyobozi waryo Dr. Raven Stewart yashyikirizaga igihembo cy'ishimwe Kano Kayigamba Moses uyoboye izi ngabo hano. Abanyeshuri mu byishimo byinshi nabo bati tuvugishe mu rurimi rw'iwanyu, maze Colonel Kayigamba nawe ati kugeza ubu ubuzima buragenda bugaruka by'umwihariko mu bice ingabo z'u Rwanda ziri gufasha mu gusana ibyangijwe n'umuyaga wiswe Melissa wangije ibibarirwa mu mamiliyari y'amadolari y'Amerika. The help was so quick, it was so effective. Ubufasha bwarihuse, bwarafatikaga, bahise bakomerezaho bihutira kuharangiza vuba ku buryo nta minsi twategereje tutabwiye abanyeshuri ngo bongere bigiremo. Rero nibyo nakubwiraga ko bakoze ibiri ku rwego rwo hejuru cyane ndetse bahagira heza kurusha uko hari imbere. Inkubi y'umuyaga yiswe Melissa yasize iheruheru uturere dutandatu aritwo St James, Hanover, Westmoreland, St Elizabeth, Trelawney na St Anne. Gusa muri St Anne ho ntabwo bikabije cyane nk'ahandi. Theogene Twibanire i Montego Bay muri Jamaica.